So guys, reka nongere mbashimire mbabwire ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mu mwese mwahisemo kubana natwe. So uyu munsi rero reka mbabwire ngo niba utarakanda subscribe banza kandi subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda bimera fresh. Uyu mugabo nasanzwe umuhanzi Bruce Melodie yakoreye ibidasanzwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuhanzi mpuzamahanga itahe wacu Bruce wamamaye cyane ku izina rya Bruce Melodie yongeye gushimashima benshi ubwo yari mu gitaramo yakoreye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari kumwe n'umunyabigwi muri muzika yise Shaggy bakoranye indirimbo bise When She's Around. Iki ni igitaramo cyitwa I Heart Jango Bar cyabereye muri leta ya Florida mu ijoro ryo kuwa gatandatu niba atari ku cyumweru. Ni igitaramo kandi nababwira yuko cyitabiriwe n'abantu barenga 20,000 bizihiwe cyane kubera indirimbo ya Bruce Melodie yasubiwemo na Shaggy yitwa When She's Around. Si ibyo ngibyo gusa Bruce Melodie yakoze bwa yari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko Bruce Melodie indirimbo yiwe ikomeje kugenda ica uduhigo hirya no hino, amaradiyo amwe namwe yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye ayinyuzaho. Ubundi biragoye kubona umuhanzi nka Bruce Melodie cyangwa se ngo mu mateka nyarwanda mu myaka yose ishize biragoye kubona umuhanzi nka Bruce Melodie agarukwaho cyane mu matangazamakuru yo muri Amerika. So iki ni igitangazamakuru gikomeye cyane kinyuzaho amakuru y'imyidagaduro, cyanditse kinavuga ku ndirimbo ya Bruce Melodie. Si ibyo ngibyo gusa kubera yuko hari n'ikindi gitangazamakuru gikomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyacuranze ino ndirimbo, amaradiyo menshi aragenda yicuranga. Ni icyamamare muri muzika ya Afrika itahe wacu Bruce Melodie wamamaye cyane ku izina rya Melodie. So ukuvuga ngo ni nyuma yo gutaramira abatuye i Miami bagasiga basiganuza, yongeye kwandika amateka yo kuba ari we muhanzi wa mbere wo muri Rwanda indirimbo yiwe yumvikanye cyane kuri radio ikomeye cyane yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ngibi rero byatangajwe na sudi. Ibyo sudi amaze imyaka irenga 10 aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabitangaje abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram. Yavuze yuko mu mateka byose n'imyaka amaze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bruce Melodie ari we muhanzi wa mbere ukoze ayo mateka yo kuba indirimbo yiwe yanyura mu maradiyo. So kuvuga ibyo ngibyo gusa sudi we yanavuze yuko no muri Afrika y'Iburasirazuba nta wundi muhanzi urakora ibyo bintu. N'ubwa mbere mu myaka irenga 10 nari maze muri USA nakumva indirimbo y'inyarwanda kuri radio zimwe na zimwe hano sindumva, yewe niyo muri East Africa cyangwa se North Africa keretse izo muri Nigeria, Ghana na South Africa. Man, aya ni amateka kabisa. Anga na amagambo yanditswe na sudi. Mureke tujye twubaha ababikwiriye cyangwa se abakoze, kandi duharanire gushyigikira buri wese cyangwa se buri muhanzi wese ugaragaza Imana idasanzwe ndetse n'umurava mu byo akora byose biganisha mu kubaka uruganda rwacu rwa muzika rukomeye ndetse na showbiz nyarwanda muri rusange. So nukuvuga ngo rero yavuze uti much respect my brother Bruce Melodie na team igufasha yose iri kwandika andi mateka mashya muri showbiz nyarwanda. Anakomeza avuga team and more blessing to the legend Shaggy. Rwanda loves you producer kuri indirimbo nziza cyane. Uyu nguyu yashatse kuvuga ati big up kuri Prince Kids for you producer ku ndirimbo nziza cyane nk'iyi, and congratulations kuri wowe best producer of the year muri Awards. Reka mbashimire mbabwire ngo rero mukomeze muryoherwe.